nkubwire umugore wawe byageze saa 2 z'ijoro atangira kugaba inka atagira. Akubundi kuki umugabo w'abandi ansohoka nuhari. Ariko director yari kuvuga ati turashaka ko abakinnyi bari bujye deep navuze abakinnyi ikintu bategetse. Amubaza ngo ko bahora bakwita bahora bavuga nyine ngo ko twitana mama bebe na papa bebe muri comment ngo umwana bahe. Nzajya nakira abakobwa. Miki se n'umukobwa. Miki nitwa mama bebe, karibu mama bebe. Akoma nawe nta kibazo. Turabasuje nanone. Tubahaye ikaze kuri Hozi Hub. Tunashimira abantu bamaze gukora subscribe. Alright. Twibutsa abasangwa kugira ngo bakomeze bakire abashyitsi nkuko bisanzwe. Hano mfite vibe uri kumva big time akaho kari kwerekana niki twakiriye mama bebe mu musatsi unago wace muri salo afanga yarabuze mwana wanjye ayiwe amafaranga avura utese urumva ahubwo se hari rya twakiriye mama bebe mukarejisi nkuko bisanzwe murakoze cyane ese jisari ariko aditinga akose ari he kutambuza yagiye muri shoot kwakira yewe usukari byo sori urumva Miki muzanira ibiryo arashonje ubwaragira ngo azabincyurire ngo yanguriye ibiryo weho yes wabanga kujya harya nasuje gusuza abantu oya nago soje ndabasuje ndabakunda Imana ibamugisha twakiriye mama bebe hano turi Golden Gala dufite piscine y'abantu bakuru dufite gym dufite sauna dufite massage dufite bar resto dufite jardin y'ubukwe cyangwa se amanama atandukanye dufite ibisiko byanjye none baraza kundoga urumva dufite na sale y'ubukwe cyangwa se inama ikiro cyose wawe ufite hano dufite ubushobozi bwo kukigufashamo kigatanya neza kikarangira neza ugataha wishimye. Ibyishimo byacu ni inshingano zanyu. Ibyishimo byanyu ni inshingano zacu. Se mwana yabaye iki we? Kino kiri kuntangaza nuko nawe kuvuga nk'umuntu uri gusezera abantu. By the way sira nawe uryoherwe. Kuri brusheti rata miti uhawe ikaze. Murakoze cyane. Meze neza. Ndashima Imana. Mfite umugore ukunda amafaranga cyane. Ndabizi. Urumva ko nawe yamusavye. Yanze kunyishyura. Ase muri miye deni. Amutegeye kabu mbibabwire abafana bahoze yanze kunyishyura. Yagiye live ya Miki usanga iriho nk'abantu 10,000. Avuga ukuntu ngo yantegeye kabu. Ako narayigutegeye. Nese mwari mugiyeho ubu. Genza niwe mugabo nyine yaragiye kwishyura ndamubuza nishyura kugira nzabone uburyo nzamwishyuza. Oya ahubwo uzajya uvuga nje ngo umuntu yamfite. Narivuga turigishyura kandi. Yaragiye nanjye namuguriye nudozi. Yego. Ubwo se ntibiremo. Oya ariko kabu na nudozi. Oya ntabwo nudozi naziriye kubera ko uwo munsi twari twarembye twese. Aze mu byanyu byo kabu yari ya 15 kandi nudozi ni magaranga. 800. Ubwo se mwari muvuye. Nago mwari muri Kigali ariko. Ari tuvuye. Rejo urabyumva. Kandi twaramusizeyo kumwe turahamusize turatanga abakobwa nyine dutaha kare abari mwari mwamujyanye se ku buryo mubigira ibanga ahubwo yari yadusohokanye akubundi kuki umugabo w'abandi ansohoka nuhari oya nese kutabimbwiye nanjye niyo mpamvu ndi kubyibaza narabikubwiye nabyo nzi yabanje kujya kuvumba mu birori bya Kira gira umunwa mana nyaga reka mbabwira umva nkubwire umugore wawe byageze saa 2 z'ijoro atangira kugaba inka atagira ngumva ngo nkugabiye inka bobo ngo nawe Sankara nkugabiye inka Nadeve ngo nkugabiye inka ndabagabira dadi nawe yari yagiye mu kiganiro cocktail ngumva ngiyi cocktail ngirimo imbuto ngiyuriye ko nta mbuto zirimo ngumva mbabwire ngiyi cocktail isinywa nanjye nshaka irimo imbuto mana we
ese wazaretse ibintu baranshutse oya ntabwo yari banywesha ibintu ntazi ariko nese ibyo bintu bagushuka gute nta nubwo ibyo bintu byari bikijijwe pe ntabwo zari inzoga Byari ahubwo hari bikijijwe. cocktail yazaga bashyizemo nanjye Ako sinzi byari- Oya, Bateraga wait ibyishimo. Nanjye ntangira kugabira gute ugabira abantu ikintu utanyweye ikintu kiremereye yaragabye sinzi ibintu mu gitondo ntabwo ari ukugaba ni ukugabira kugabira inka Nabyutse mbona muri muri groupe groupe bandika ati Honorine ari he aduha inka yatwemereye nasomye Nase koko wari wabaye iki ubundi? wari wanyweye iki ku buryo ugaba ntago mbizi ku buryo ugabira abantu inka mbari ko se nazi bagabiye koko wowe bantu bagabiye inka yagabiye muzaze inka arya eshatu byitwa ariko iki nta sira nimwe nabonye gukura ubwatsi igo ariko reka mabwire twe turi n'aborozi umukurira ibwatsi Eh. twe iwacu Ni ukuri. turanoroye rwose reka cyane. mabwire turi abatunzi niba umuntu wumva koko ashaka cyane ukuri mu binzanire hano oya nta kimeza turayemera hano urantabwo ajya muri kamera nubwo ari inshuti yanjye bakatinga oya ntajye oya ntabwo kumizana twe tujye Honorine nabiza dukatinga inzara Ugenda ujya mfite kumizana. ntabwo nshonje nabwo So, ntabwo inzara ngo twakira amaze mike. icyumweru atarya siko wivugiye ngo umaze kuki isura icyumweru muhungu atarya atajya ajya muri kamera kandi mbona afite isura yakurura abakobwa aha nawe rero nyine wayangaye ko bazamutesha umutwe tuzatanga nimero zawe di asundisha wazaje koko ugasuhuza abantu nkababwira ukuntu ako mara yego rata nicyo kimubangamira umva Richard ni umusore ujya unyakira hano ni umwana mwiza kaba kwamamaza umunsi ku munsi umva hano rega haba serivisi nziza nyuma y'ibintu byose nababwiye aba na parikingi nini cyane yakira imodoka zirenga 50 murakoze ubwo sawa ndahagera ntewe uyu muntu ura ngo Miki yaje siraje arakora n'ibidakorwa zana nirire va ku butiku bwa nuko ajye twari tugeze bwahoze tuve mu matiku mani kabwo muve mu warayinegeye matiku nanjye nzagutegera indi uri kumva ariko ejo Bon bundi appétit. nuhembwa nutansohoka nawe nzakwishyurira rimwe ariko uzakora muri ariya mafaranga okay twagiye aho se Miki rero akundana na Regis none ubwo iyo turi muri shuti mu gihe nyine Regis ahamagara ati ono ambara ikanzu uze dukine Miki ngo baby ngo wagiye kwambara sikaza tukakina ase baby nkavuga ari kuma nese we wafunguye filime shero wakajya bikubwira uzi kuri set nyine anga inshuni iki ko mbona ubizanye n'umushiha ntabwo ari umushiha ahubwo nyine mana we ariko ubonye ukuntu kubisa intoki ku zindi gutya warakaye bigaragara ngo yashatse nabi oyaha ariko nicyo bishatse kuvuga ntabwo ari ibyo ubonye ukuntu dundanze intoki ya ndavuze ngo nyine nanjye nakabaye nanjye tuba turi kumwe muri shuti nanjye ukajya umbwira ngo baby nose urashaka kurya iki urashaka kunywa iki urumva iyo ndi kuguhamagara bari kumbwira ngo uramuhamagara se shahu n'ubundi ko yibereye mu kazi atari buze kukureba utwo nutwo tugambo Miki ariko buriya njye ntabwo nabasha gukorana na sheri wanjye byabangamira akazi ko twakoranaga tutarakundana none ubu ngubu ntabwo tuzongera gukorana njye nkubwiza ukuri wampamagaye ngo njye ahantu gushutinga nkagusangamo naba ndi kubangamira abandi bakobwa bahari ye n'izo ubwo ngomba kuta nigaruka umwe muri twe azahagarika akazi urasetsa ahubwo niho uzagahagarika ntuzi gusetsa urabasaza abase ko bakorana kandi nta kibazo Miki ntabibasha murakorana umva impamvu njye ntabibasha ugura umuhehesi umuhehesi aba ari ubukobwa bwose buciyeho abubara iryo jambo mvuze uribike mu mutwe utaha uritekereze nka note ni umuhehesi iryo jambo uraryemera se ntabwo ndyemeye ariko njyewe oya okay let's go behind the tuzakorana reka tujye inyuma y'amarido iryo jambo uraryemera nese kucyo rivuze sarakuzi none se Miki ubivugiye iki ntabwo mwakorana ngo bari kubangamira abakobwa bari aho nyine urivugiye iki njye ntabwo aranaritsindagiye guys aha
ngaba ari nivanga muri kwirebesha politike z'abantu bakunda kandi ari we suzanye kurya politike inyama byananiye sinjya ngiye nivanga muri Nzanafata politike z'abantu bakundana gute uko nyine gute oya okay mumbabarire murabizi ndi wo mu cyaro Arashaka kuzana indi sahane kugira ngo ujye ukata. oya ubundi nkatira wasibyo nibi bakura hiyi ngiyi umva mbabwire umuntu uri areba mu kanwa kanjye akumva aramushimishije nibyo ngo abahehese Ntabwo ari njye ubivuze ariko ntukazajya ugira amatiku. ntabwo ntese ni amatiku actually njye impamvu nkubwiye ko bimbangamira urumva sometimes hari igihe umuntu mukunda naba yumva ko ari independent imbere y'abandi bantu bose kandi ngiye nkunda akazi kanjye biri perfect very perfect None njye se singakunda biri perfect ku buryo nshobora kuza nkabwira umukobwa ati deplace gutya wambaye ubusa umusheri dukundana cyangwa uwo ari we wese nyine umuntu dufitanye relationship twahurira mu kazi urumva no kugira ngo nindamuka nkoze mane abantu baracikwa right noneho other career imbamusha I meet with a lot of girls a lot Njye ibyo ntacyo biba sibyo kuba rero mpora n'abakobwa benshi binsaba kubisanzuraho kugira ngo bampe image y'ikintu ushaka mind izahinduka man by the way nakoranye na Kira kuri set imwe gutya Kira man kuri set ya ni film itarasohoka ya Natasha Ndahiro urumva iyo set twakoreyeho hari ibintu byasabwaga gukorwa ari uko DOP ari open n'abakinnyi babiri bari open urumva na regis yari arimo arareba arimo aratubwira ati se mwabikoze gutya ariko twebwe bitewe na image twashakaga na affections z'abantu twashakaga ko bajya deep in love abakinnyi kenshi ntago bakundana sibyo ariko director yari kuvuga ati turashaka ko abakinnyi bari bujye deep in love uzi abakinnyi ikintu bategetse ati hasohoka abantu bose hasigare DOP ngoho ibaze uramutse uhaye iyo scene igezweho ntiduhuze nge nawe akazi ntigapfa so ntago twabura guza twabura iki guhuza oya bibaho gufuha bibaho man gufuha biri exist ako sereka manze nkuba nyine wari wisanga ngende gufuha gutyo muri ibyo bintu by'ubugori ushobora kudafuha gutyo siko mutarakorana ubundi byo mwamenya byabaye actually plus uburyo nisanzura ku bantu Nese ngese nisanzura oya we bishobora kukubangamira wenda nanjye byanjye byushaka kubangamira abantu dukorana barabizi ibintu ndi mbabyeno ni mubi nese undi kuki ari kumva yuko ari uyu nguyu afashe grenade inaga mu bantu kuki ari kumva yuko ari ngiye byabangamira kuki ari kumva yuko reka mbasenye nyine nese bitamubangamira nanjye nkunda kwivuruguta mu ngundo z'abantu birabareba ariko birambangamira actually ntago nabeshya tuzakorana rero garutse ntago nzayishutingamo nzayikinamo kandi nawe uzayishutinga uko byagenda uko ariko kose nibyo kandi akazi kazakora nikigaraguye mu byacu ariko nanjye ndaje nigaragure mu bye na regisi ko ntawe uhari se shaho rigaraguramo gute mfite gihamya hano mfite amafoto n'ubundi nashaka kukwereka byari gutinda tukabigeraho ayo mafoto regisi hari amafoto twabitse ya Miki igihe nikigera tuzayasohora nande wiriwe ariko nta kibazo ntigaraguye mu by'abandi agira ngo ibye biroroshye umva regisi kano kantu kanote soon as possible duhuze sawa ko mana we mama bebe kumva mama bebe natubwi ako subundi ni gute wiswe bebe ninde nta mwigize nka papa sava yaratwifate ngo yitwa papa sava sava ninde weho bebe ninde bebe aracyari mu nda wanjye nse mu busetsi halo ntabwo abonye video twakoze ejo bundi namubaza ngo uko bahora bakwita bahora bavuga nyine ngo ko twitana mama bebe na papa bebe muri comment ngo umwana abahe ahita avuga ati umwana ari mu nda aracyakura uwumva yumvise sone gushyanuka murakoze gushyinuka cyane ariko guys reka mbabwire rero inkuru mutari muzi rero ku bantu mbabwire umuntu wanyakiriye ngera muri timu yo kwakira do ni kano gakure nako ni mumbabarire pe kambe njya mugira ko ugiye kubiryo byande byawe se byabiguze ariko man akuse ono ibi akaboyiro umukobwa mureke ngere nambwiye ngo nishakira n'udozi n'undi bakoze ibintu birimo ibitunguru gusimbira golden gara
Kicukiro. ntabwo ibintu njya biragoye. Golden Gala Kicukiro. Biragoye se kubera iki? Ku Muyange. Ntabwo njya ibintu byose nyine ibintu birimo sinyambere. Ntacyo nkibwira uwo muntu wakwakiriye bwa mbere muri shooting. Nyamara inshuti yo kwakira nabanza ze kuri phone tuvuga ubugambo. Nako ni amagambo musa. Nanjye ubwo bugambo nibwo nshaka kumva nkumva. None se baratara bikubwira ko nziko nta banga ngira. Wenda hari ibyo atavuga. Inkuru zose zabaye azivuga nko yasubiye nta nubwo ajya atewe. Ariko mikereka nkubwi nako bimvugira man mbabarira nge njya mfata inkuru nka editing uko umuntu yayivuze ni kuyisubiramo nta nubwo wajya ngo mba na record nkaza nkakumvisha atakirumba wenda arye ngira magasenda ariko sinjya ntabwo nshaka kuvuga ibintu bitawe ko biri kose byabaye. Reka mbabwire rero nza kwakira bwa mbere Honorine yaraye naje nambaye ikanzu mfite plante sibyo nambaye n'inkweto ndende basanga mu Kiyovu hepfo ahantu bitoreza nza ndi kuri telefone mfite ubwoba nyine numvaga ndi basanga abantu abakobwa benshi kandi ariko n'abakobwa rukuntu bareba bitari byiza nkore mu naki oya kumva bakutereye isorori yose urajyanye nyine murabiza ruryo abakobwa batarebamo neza nza mfite ubwoba nza nyine ndi kuri telefone ndi kuvugana na bunduki mubwira ati mfite ubwoba nyine niba ruri kunyobora ahantu kunyobora nyine ahantu bari kwitoreza mana we reka mbabwire nari mfite ubwoba mba ndamanutse ndi kuri telefone nca kuri Stone nari muzi ariko sinamusuje nari mfite ubwoba ibaza ko ibyo Stone yabibitse na n'ubu ngubu utigeze musuza ariko ngiye nari mfite ubwoba nta nubwo twari tuziranye hanigiye wenda yigombaga no kwifata nk'umuntu uri kwigendera ku bantu batazi Stone ni supervisor wacu dukunda uri kumva mba ndagiye nge abantu bari gukina mbona bose barahagaritse gukina twese dukatinga tubona umukobwa miki icyo gihe miki umumubona yarananutse nari munini yarabyibushye ariko kuntu yarabyibushye byari bimubereye yarabyibushye atambuka itakora igatitire ndi kuvuga inkuru nta kindi kintu nshaka gukora reka mbanze nivugira inkuru cyase filime zatuma ntago zatuma kurya bizahoraho uri kumva tubona umukobwa mwiza umanutse ntakubeshye buriya bwiza waje ufite ntago nyikibubona nyine nuko bwari ubwa mbere umbonye bwari abantu bakonye bwa mbere nyine nabo ni kuri aba nuko bwari ubwa mbere umbonye aka gakobwa ndabona agakobwa karekare kamanutse kikubita mu gakanzu kagapira yaratambukaga itako kabona inyamira titinda avuga ati iki kiremwa noneho kumbe yari kuvugana na bunduki yambwiye ati urabona Kiramani twege tuzi ko ari umukobwa uri kwitambukira mu muhanda uri kwigendera bisanzwe Kiramani turi gukina turi ku ruhande Kiramani nawe bari hari ahirya arimo arareba uburyo turi gukina nta mukobwa aragihagaranye na Kiramani turavuga ati mana se bosi ararobye kumbe bosi ntago yarobye n'ubundi niwe yaraje kureba baje kuvugana umwe yaje kuvugana n'ubundi byo gukina byo kwinjira muri team baraganira ibintu byinshi hashize umwanya Kira baratwegereye ati ngaho kina cyakora uri sharp ukora njyewe nje nkurikira abantu bari bahari bansabi hari basorobara ari abahungu benshi nkaza kura muri rastosiyo kura waje bakambwa ngo nyine nago nabibasha nakubeshye nago nabibasha yaraje yari ubwa mbere batanambwa ngo akinane na yari usanzwe ukina se yarire kuyarakina mufata video nimuhereza aranabizi ubwo nyine nta bakobwa benshi bari hari nge na Claudia gusa na Sierra Claudia hari nge na Sierra gusa urumva kandi ubwo ninjye uvuga ngo Sierra savu ubwo ni nk'ari nyenye nyine wari uhari nyine niwe radio kumva araje ubwo ninjye yaraza abandi yagiye bamenya gake ariko mbona ari cyiza iki gikoga mana yanjye kireshya gutya kibitako binini kuko mana none warazonzwe hakumba rumbye muri filime nta muntu uzayizamo ngo yumve ngazabyibuha ntibishoboka bansa bakira ko babyibushye baraje bananutse wowe bamazemo igihe nawe subira inyuma muri filime zimaze umwaka ugaruka ubone ubundi nibwo turi buganire wowe rero waje uri cyiza none ubu ngubu waronzwe umeze reka mbabwire icyumweru cyanjye kuntu kiba gihagaze mwumve ko umuntu atabona umunsi wo kuruhuka ngiye ntaraza muri filime nabaga ndi mu rugo ndi kumwe ibikoma ndi kurya amasombe nta kintu na kimwe nakoraga mu gihe ari kuvuga ubu ngubu ukuntu icyumweru kiba gihagaze kuwa mbere njya muri shuti kwa Regis mu gitondo nkataha nijoro kuwa kabiri simbura ibindi njyamo kuwa gatatu nirwa muri shuti
ariko umva ninjoro nkajya guhostinga ntaryamye nkata mu gitondo ubwo nirirwa magaze nkarara nicaye bakagera mu gitondo kwa kane no kwa gatanu tujya kwakira kwa gatandatu njya muri shoot yanjye hajya no guhostinga nkataha mu gitondo ku cyumweru ubwo nirirwa njyana mbarambwire wabyibuha gute kuri tere isaha ya hafi umuntu arya ni saa 12 ya hafi we no kubera umunaniro kurya birakomeye nese ubu ntubonye ko kurya binaniye ngewe ngiye kuzapfa mpagaze oya yarundanyu uzayarya ariko reka mbabwire nanjye nyibitewe n'imbaraga nshyira mu gushaka amafaranga nzarya ubuzima igihe gikwiriye ubundi umuntu aruhuka amaze kubonamo amafaranga make yo kwiriye nzarya ubuzima igihe gikwiriye ariko se iwanyu ntabwo wajya kwaza muri umukobwa wamukuye burya kuriya kubera iki kundi biryo mana yanjye nari nakunda ibiryo pe uri kumva dore n'uyu mukobwa wanyakira mu gihe Mika barimo arirya turi muri shoot ndavuga mu mpereze ibyanjye mu meni byame abitera ko avuka bitera ariko nyine nta kundi kuntu byagenda Mika nuko nko twahuye n'ugambe nari mubonye mbona nyine ni umwana mwiza nuko bidateye kabiri no mwana ari shapu bidateye kabiri tashizemo nk'ukwezi cy'amezi 2 abarambwe ngarashaka gufungura cana uyu mwana ubujije mu gitondo ku mugani wa kira niwe wanabonye ari gupostinga ngo umuvubuka sininde wise kiri umuvubuka ko nabonye posting ibintu by'abavuga umuvubuka umunsi umuvubuka bisobanuye iki nyine ujije mu gitondo ubundi babivuga muri kariyeri vuba akenshi babivuga iyo babonye nk'umuntu uje gutya akata yigira umuntu wa danje hari abandi bantu bituje kandi bamaze igihe niko ntekereza iryo jambo kuko ni ijambo ry'ikinyarwanda cyegeye cya kera ariko nanone risa nk'ari ryo harya bavuga ngo ni ryo ku musozi ni ry'agasozi ni ryo ku musozi ntabwo ari ijambo rya discipline wabwira umuntu ni imvugo nyandagazi rero twabyita nk'ikinyarwanda cyo ku muhanda muri iki gihe ndavuga aka kana kakavubuka hagiye gufungura cano wari gushaka igisobanuro kugira ngo ugire ubibwira cyane mwamye ubyumvise ariko ngewe ntago ngenge ngira umutima mubi mubazi nyine yarabimbwiye mu mutima numva nyine mugizeho ikibazo ariko arambwira ati ngiye buraye ngewe none nta kintu nigeze ndambika akaboko ngo nshake gukora mu buzima ngo nshyire umutima cyanjye nanjye nanga guca intege umuntu buriya mu buzima iyo umuntu mbona afite imbaraga bati wayi n'umwana abana afite udufaranga dukeya yatangiza akaba afite n'imbaraga n'uwo mutima wayi uyu mwana ako se mama ugira ngo naguciye mu ijambo y'amafaranga n'amaganya afite atagira gute atakora rwose nyine tukabiganira umunsi ku munsi rimwe na rimwe tukava nko muri shoot tugataha n'amaguru turi kuganira gake gake umuntu umwana arayifunguye tugize n'amahirwe tubona birakunze video za mbere tukajya akora n'abandi nanjye nka Nyanza rimwe na rimwe nkareba ko twakora kugeza ubwo ntazi ukuntu byagize mbona reka ngiye mwibarize kugeza aho uranyibutse we na Regis mwahuye gute gusaba abantu uziko banajya no bamaga inshuro 10 bamu abantu bareke ngiye bwa mbere Regis duhura twahuriye kuri tele yo kwakira icyo gihe bavuga ngo nari nkibyibushye pe naje nambaye agakabutura igikweto cy'igitimba n'agapira ngiye naramubonye ndikanga pe umuntu naramufanaga narikanze ndavuga nyine yakuye phone Sadiki mu mufuka atwara gutya imbere ntiyanavuze genda mubona birangiriraho tugiye Gisenyi cyagiye nyine trip kira dusohokana niho nongeye kumubona no kugira nta n'ijambo na rimwe nyine twabaga twavuganye ubwo twavuganye gusi nari ngiye gutukana igitutsi cy'Imana ushimwe twavuganye ku ijoro rya anniversaire yanjye niwe wabaye MC nyine yaravuze okay reka uwo mwana mubera MC muri anniversaire nuko yabivuze ahita abaye MC muri anniversaire yanjye munize muranibura nkaho tutabonye kwa kundi umuntu akubaza wujuje imyaka ingahe ukababwira washaka n'ababeshya turi kumva ahubwo vuga ngo iryo joro rya anniversaire mu gitondo kubera ibiboro nyine babitoroshye mwabantu mwe narwaye igifu komereza nimbabwira ngo narwaye igifu mana we
narwaye gifungira kuri rwa rwego nduka amaraso damn. bajya kunshakira imiti babunduka indanywa biranga kuva mu gitondo kurinda tugeza nka 4 z'ijoro kitaratuza n'umunota n'umwe kiri kundya nta mupira w'imboneye najyanye Gisenyi ni namba agasobeti kagera hano twagiye kuri Heza Beach abandi bajya mu mazi bajya kugira ngenda nicara mera gutya nubika gutya nimba akashaka wenda yahereye kare anyitegereza akabona ko mfite ikibazo ahita zaranyigira arambaza Miki bite ni byiza ese ufite ikihe kibazo ko nakubonye kuva kare mani kwa ko yarabizi kuntu kugisenye iminsi ibiri yabanje nari umusazi nabayogoje abantu bose undi munsi nabona sindi kuvuga nakonje iyo nkonje rero ngiye nyine ngiye kuvuga ikininga kiramfata iyo mfite ikibazo ndambwira ati pe igifu cyamereye kuva mu gitondo kugeza ya masangiye gupfa pe abarambwira ati reka nze gato sinzano yagiye akura amata harayanzanira ndayanywa hashize umwanya ahita agenda nzanira n'umupira we n'ubu ndacyawufite sindataruje bayamubohoje ariko uri kumva abanzaniye umupira ndifubitse twita tujya kurya kwa ntoza harya ni kwa bari kwa nyanja aboro bagira west tujya kurya intuza nyine tujya kurya agesi n'igifi n'inkoko yarananiye kubera igifu ubwo rero twongeye kuvugana tugarutse i Kigali niyo wamamagaye ku ijoro ryo gusoza umwaka abantu bafite bond iteye ubwoba ibintu byose ni end ku ijoro nyine rya bonane niwe waguhamagaye ku ijoro ryo gusoza umwaka yaramamagaye nanjye nari nasohotse urabizi ko ntaba ndi mu rugo arambaza bite ntabwo nari mfite nimero ye sinamenye ndambwira ni byiza ni Regis hari amafoto nyine naramubwiye Aisha namuhaye dufotoye twifotoje none hari ibintu byikora hari foto nari mufashe gutya turebana turi guseka bisanzwe nta kintu bipanga indi muryanye mu gatuza nasinziye Aisha arazidufotora ndambwa rero Aisha naguhaye amafoto uzayama ariko nibega kumuha nimero yanjye uko nabasize Igisenge mitana nimero zanjye mbanza yarazikuye nko muri groupe arambwira ati ya mafoto nayaguhaye kuri WhatsApp ndayareba nyine mbona ni twiza mitampostinga stati kandi icyo gihe twaravuganaga makiza akaririmbo ka element icyo gihe bankize kuri TikTok man nyine umuntu wanatse abantu barakundana man reka mbabwire sinavuga ngo nge na Regis ngo twarabwiranye ngo turakunda ariko nawe wari waramurobye gutuma nyine cyamusobanurire ahantu nge Regis man kwa kundi usigara utekereza ku muntu ngewe anzanira amata ukabona mu bantu bose man twara abantu benshi harimo inshuti zanjye ba Devu bande sibyo ukabona niwe muntu mutavugana witoyemo kandi ari legend ari n'umustar ubarenza benshi aje kukubaza ikibazo ufite akwitayeho ngewe man intege zanjye nke Miki nukunyitaho uba wanyishe uri kumva ngiye natashye mbitekerezaho wamutekerezaga navuye Igisenyi imodoka yanzanye yangeje i Kigali fone yanjye yanazimye ngiye rwaninya kwaka nimero z'umuntu ibaze ko twageze i Kigali nyine singire n'umuntu naka nimero ze sizinya bongere izko Regis abaye dadi wanjye imyaka igera nko muri 3 ntago nanashaka kukwiteza ndabigumana uri kumva ndavuga okay nta mpamvu kwa kundi yarampamagaye ndavuga ye Imana ishimwe nimero ndazibonye nawe ubutereye akabuno hejuru barasomana se na Regis ariko man ibiri twasomana se nabyirirwa ureba kuri umunsi wa mbere mwasomanye se turi kuvuga gusomana umunsi wa mbere dusomana ndabiyamye apana guri ngiye cyo nshaka ko dusoreza umunsi wa mbere musomana ngiye icyo kintu nshaka ku munwa bisanzwe apana bisanzwe by'abantu bakundana we oyavuga ku munwa bisanzwe bishije umeze ku munwa oya we ku munwa bisanzwe byabaye urabizi ninde waje mbere y'undi niwe wari kumjye wafunze amaso cyangwa ngumije kamera simana ariko mana kuki bamuje nyine ni kubishe gute mu mubiri n'amashanyarazi yagufashe narishimye uko naramukundaga mwana kandi yo state dushaka nakababwiza ukuri Miki na Regis baransetsa ku rwego nyine Regis bona ari bad boy Kamiki nako niba abakobwa nyine
kigize akagenge nibaza ukuntu hari ahantu bajya bagira bakaba romantike bagakundana bakamera gutya bikancanga mu mutwe wanjye nkabishaka nka Miki ameze gutya nk'icyuma Regis nawe ameze ngo abantu bakundana nibazaga basomana bwa mbere byagenze bite byari byiza haguye imvura njye nibaza abantu bajya bageraho kuko yatubwiye ngo ntago nta numwe wabwiye tuteje tamije oya ari ikintu nshaka gusobanura nshaka ko wumva hari uburyo ari kumva hari uburyo nyine umuntu umwe ibaza umuntu twamaze iminsi ngiye tuvugana guhera saa za nijoro twageza saa 12 za mu gitondo iminsi 3 ikurikiranye tuvugana man tukavugana iyo minsi twabaga tutarahura twahise duhurira mu mujyi mutabipanze ya twarabipanze nyine murabutanga kwicara ahantu tujya kuganira twahavuye ibintu byose biri ku murongo bapanze date nyine bameze nk'abasirikare urabona ndamuzi no kumureba gutya ugize ngo tumeze nk'abasirikare yari yicaye hariya nicaye hano turi kuganira gutya nyine turebana urije kaduso umva kwa kundi nyine ndagukunda bikarangira fata akabayike ndafata akabayike mutaha n'ibyo ariko nyine bidakwiye ko nyine ngereka mbabwire ikintu Regis nanareba kino kiganiro reka tubivuge jewe mu buzima bwanjye Regis ni umuntu wa kabiri w'ingenzi mu buzima bwanjye nshimira kuba ndi Miki we uri kumva mani njye nzamugushimira bya danje papa bebe oya gambwira to be honest nyine Regis njye twari tuziranye for long time ariko nyine tudakorana dutangiye gukorana vuba pe ana banze nk'amezi anashize hari ngira ngo ataratanu ariko twari tuziranye ariko nyine ntago twari twagakorana ngo tujye twirirwana umunsi ku munsi iyo wirirwana n'umuntu umunsi ugashundukaza ari na boss wawe n'ubushuti n'ibiki nyine nibwo umumenye Regis ni umuntu pe ni wa muntu nyine ufite ubumuntu amubona ukavuga ati no muntu afite ubumuntu n'umuntu nyamuntu urumva ngende kumupangira ikintu kinini n'amakosa yakora n'umuntu nyine ni nkuko buri muntu wese akosa akora ibintu bibaho n'umwana mwiza n'umuntu mwiza nyine watangira ubuhamya ukavuga ati no muntu yararezwe afite umuntu arenza abantu benshi bitirira arenza abantu bitirira amazina atabakwiye reka mbabwire wowe bibabaza bimubabaze hari abantu benshi bitirira imitima myiza ari kandi ntayo bafite bagerageza kuyigura no kwigura no kwibonekeza kugira ngo bakunde bagaragare ko bafite imitima myiza ariko Regis arabarenza abo bose pe bitumye ibi bintu mbivuga ngose buri gihe simundi hari ngewe man nago igihe boro nayivugira kuri kamera ariko kandi nongera kumushimira ko nyine Miki twarageragezaga agasanga yaduhamagaye cyamagaye abandi arakoze bitari ku rwego nyine rushimishije ariko kuva yatangira gufata Miki mu nshingano bagakundana akanavuga ati no muntu ko mukunda kamufashe no gukora ibintu akunda yashoboraga kugushyira muri team ukaba umukinnyi we ariko ntaze kuri channel yawe ariko umunsi yagufashe ukuboko ndayimushimira ko ibintu byanyu biri kugenda neza ibazi ko izi za vlog dukora ari yo wambwiye ngo tubikore ndamushimira ko nyine yemeye kugufata ukuboko mu mpande zose yaba ku mutima yaba mu kazi n'ibindi bintu byose muri rusange nyine mbona ko aba kwitaye witayeho man urakunzwe urumva ntabwo mama wawe yari kuba atari around cyangwa se wenda twari tudafite ubushobozi bwo kugufasha ngo ubure n'umuntu ngo Imana ni Imana izi impamvu yabikoze murakoze turabakunda shimira abantu banjye basezere bye abantu bo kuri hoze nzagaruka ari ku manywa mba tubabwira ubugambo atarimo umugabo we yatumye tutisanzura ariko nta kundi urugo rurimo umugabo nuko ngese naje naye ubusutwe twifashe ntabwo twavuze so guys thank you for today bwije yaje atinze ariko next time I wish ko azagaruka kare turabakunda keep sharing subscribing we love you so much bye